Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi butinde kandi sindi bunatebuke. Hari ahantu twarimo gusengera mu cyumba cy'amasengesho, noneho abantu bakajya bahadusanga dusenga. Twari dufite terime ivuga ngo urambiwe atahe, urushye aryame. Ni ukuvuga ngo twaratangiraga, usigaye nyuma wenyine abandi basinzire cyangwa batashye agasoza iteraniro. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Amen. Ntabwo umuntu umwe yaraje aravuga ngo rero ngo muzamurondogora ngo ariko mureke gadutahe. Ndamubwira ntago ari wowe uyoboye kino cyumba, vuga nagushirana utahe. Ariko vuga twe ntago turi indondogozi, ntituri abakecuru bamaze abana. Burya indondogozi muzi icyo ari cyo, ariko ni umuntu uvuga umubabaro akawubwira n'uwatitayeho, akavuga umubabaro n'utawitayeho. N'uburondogozi ni stress iba yararenze umuntu. Nta muntu urondogora avuga ibyiza. Umuntu yarondogora aseka. Umuntu urondogora akururuye akamubwira agasanga ntabyitaye, bakavangurira muntu n'indondogozi. Ubukyeho bwaramurondogoje, ubukene bwaramurondogoje, bya bibazo byose. Umuntu arondogozwa n'ibibi, ntarondogozwa n'ibyiza. Haleluya. Reka dusome igitabo cy'Abefeso. Abefeso, aho tumenyereye gusoma ibice 6. Ibice 6 umurongo wa 10. Ndasoma nihuta. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mwami ahimbazwe. Kambanze mbabwire amakuru bambwiye ndimo gusoma Bibiliya nijoro. Yesu ahimbazwe cyane. Ndimo soma Bibiliya, umwigisha yaje akajya anyigisha ijambo nari ndimo soma. Arambwira ngo ansobanurira ijambo, tujya tuvuga ngo icyatumye umwana w'Imana yerekanwa ngo ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Haleluya. Arambwira ngo imirimo ya Satani ni iyi ngiyi. Haleluya. Imirimo ya Satani ntabwo ari amapepu, ntabwo ari amahembe. Imirimo ya Satani ntabwo ari ibiheko nk'uko tubyita. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Imirimo ya Satani ni icyaha mu buzima bw'umuntu. Nicyo cyatumye, amen. Haleluya. Arambwira ngo umwana w'Imana yaje guhora inzigo iri hagati y'Imana n'ubwami bwa Satani. Amen. Nicyo cyatumye Yesu aza atararwanyije abadayimoni, ahubwo yarwanyije icyaha mu muntu. Yesu ahimbaza. Amen. Arambwira rero ngo iyo turimo kurwana n'imirimo ya Satani, tukarwana n'umutwe uturya, tukarwana n'ukuguru kwabyimbye, no mu nda haribwa, ntabwo ariyo mirimo ya Satani. Mwami ahabwa icyubahiro. Amen. Imirimo ya Satani ni inkomoko y'ibyo bimenyetso. Ibyo ni ibimenyetso by'imirimo ya Satani, ariko si imirimo ya Satani. Mwami ahabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yabwiye Abakorino, arababwira ngo twebwe tugenda tworoheje.
no ku cyumweru nabivuze, haravuga ngo tugenda tworoheje ariko intwaro zacu ntabwo zimeze nk'iz'abantu, ariko imbere y'Imana ngo zigira imbaraga. Uwiteka ahimbaze. Rero abakristo iyo bavuze intwaro bumva ari ugusenga iminsi 40 ukubita abadayimoni, ufite inkoni n'amabuye, ukubitaga urupondaponda. Mwami ahabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Intwaro ikomeye itorero rigomba gutunga, abakristo bagomba gutunga, ni imitima mizima itagira ikirega nyirayo. Ni umutima utakurega. Niwo ntwaro yavugaga. Mwami ahimbazwe. Mwuka w'Imana yansanze arambwira ngo ntutekereze ko bene Sekawa batari bazi kuvuga ngo kwa Jinera Yesu n'ijwi riri radiko cyangwa rivuga cyane. Ngo ntabwo bari bazi kuvuga ngo vama mu izina rya Yesu n'imbaraga, ngo bari babizi. Ariko dayimoni yarabarebye. Mwami ahabwa icyubahiro. Yitegereje atoroshe mu mitima yabo, mwita ngo ni imirimo ya Satani, ni inflammation. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Mwami ahimbazwe cyane. Kugira ngo amashyira ajye kuza ni ikirego cy'umubiri ko watewe. Uburwayi rero si amashyira, ahubwo ni ikimenyetso cy'uburwayi. Iratofenze ridasoketa. Nta muntu rero woza amashyira ngo uvuge ngo avuye igisebe. Baroza bakamira imiti, sibyo yemwe? Baroza bakagira gute? Bakamira imiti, bagatera urushinge kugira ngo indwara ikire. Ibimenyetso barahanagura. Niko gusengera abadayimoni bimeze, ni uguhanagura amashyira, ariko si wo murimo wa Satani. Haleluya. 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 Torero ry'Imana, Yesu yaduhamagariye gufatanya nawe guhora inzigo. Iyo ubaye umufatanyabikorwa, amen, biragatsindwa kubona dufite abayumbe b'abafatanyabikorwa nk'imirimo ya Satani. Umurimo wa Satani uba mu muntu agahanura, akavuga ruga, akerekwa, ariko izina rye ritari mu bagabo b'inyangamugayo. Umunsi umwe ngo Yesu yaragendagenze agera ku giti. Abantu bankunda sinzi impamvu bankunda, sinjya mvuga ibintu bisobanutse neza, sinjya mvuga ibintu byo kugura inkweto, kuko njye navutse ntazambaye, naziguriwe n'Imana kandi mvuga ibi. Ntabwo rero wambwira ngo nta nkweto ndi bwambare. Ubuhamya ngira n'ubu ni butatu. Navukiye mu muryango ukene, ndabishimira Imana. Nashatse ntinze, ndabishimira Imana. Natinze gusanga umugabo, ndabishimira Imana, kuko iyo ngenda simba ndimo kuvuga aya magambo. Nari ndimo kuvuga ngo umunsi umwe Yesu yaragendagenze yikanga igiti cy'umutini gitoshye, avuga ngo gitoshye. Akibonye amenya ko nta mbuto zirimo, ariko ashaka kugira ngo aheze ikinyoma cy'abigishwa, abereke ko nta mbuto ziri munsi y'amababi. Yesu ahimbaza. Haravuga ati mukegere ndashaka imbuto. Yigira nk'ushaka imbuto, ariko yari azi ko zitariho. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo aragenda hageze aregura, arakivuma. Kubera iki? Kubera iki yakivuma? Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bifite ubusobanuro bw'umwuka. Amen. Iyo bavuga ngo nta muhanuzi wabo, si uko umuntu adahanura iby'ukuri, nuko abantu barebye mu kibabi batabonamo imbuto.
buriya umuntu iyo ari kure aba ari umuntu mwiza, iyo umuntu mutararana aba ari umuntu mwiza, iyo umuntu batabana aba ari umuntu mwiza. Ikintu cyanejeje mu kunyimika kwanjye nuko murumuna wanjye na musaza wanjye basenze ngo nzimikwe. Bamaze kumva ko ku rusengero bazimika abantu mu itorero, baravuga ngo Mana utubabarire igihe Muzirankoni yasengeye n'ukuntu avunika mu murimo, tubabarire asengerwe. Bantangiye ubuhamya muri fete, ndavuga ngo ibi birahagije. Murumuna wanjye umukobwa unkurikirana, ntimuzi ukuntu bapingana inkurikirana, ariko irasenga ngo mukuru wayo bakurikirana agere gute. Ni ukuvuga ngo basi niba atarabonye n'urubuto runini, hari utubuto duke yabonye. Mwamahabwa icyubahiro. Ndimo kuvuga iki? Yesu yari arimo kuvuga abakristo turebera kure, turebera hara ku gatota iwe wama nkamuhobera. Uvuga ngo ganira nabiwabo, ganira n'umugabo we, nibwo uri bumenye ko buriya mutini urimo iki. Ntabwo umuhanuzi ntabwo ahinyurwa iwabo komuteri, barareba bakabura imbuto. Mwamahabwa icyubahiro. Ganira n'umugore we akubwire. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Hallelujah. 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 Ngo aravuga reka mbabwire. Isi y'umwuka ku cyumweru nababwiye ijambo, ndababwira ngo Paulo yaravuze ngo shyizeho urufatiro umuntu wese. Ikintu giteye ubwoba nuko abantu batenze mu isi y'umwuka bagakomeza bagakora hano. Mujye mutinya umugabo utenga, umugabo mugenzi we, ndavuga Yesu, utenga umugabo w'abagororwa agatenga uw'abahinda, ariko uw'abahinda agakomeza akagira mikoro. Umunsi umwe akazamenya ko bamutenze, umwuka waheze arimo amapamba, akamenya ko atenze impanda ivuze. Mujye mutinya icyo kintu. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mwamahabwa icyubahiro. Paulo abwira Abefeso, yari yarabigishije mu gice cya mbere ku murongo wa 15 kamanuka, arababwiye ngo arabasengera amaso yanyahweze ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, ngo mumenye n'imbaraga. Arangije asoza mu bice 6 arababwira ngo mutware intwaro zose. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nuhanura wera imbuto z'ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo nucuranga wirinde, ni ukuvuga ngo niwigisha uce bugufi. Mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mushobore kuzimya. Aravuga ngo uburiganya mwamahimbazwe kugira ngo mushobore. Ku munsi mubi muzi wari wo, ni umunsi azahagarara ku bicu, kuko ni umunsi wo kutisubiraho uko ariko kose. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Haravuga ngo mukenyere ukuri, ukuri ni ijambo ry'Imana, niwo mukandara. Dawidi yaravuze ngo nabikije ijambo rye mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho. Mwamahimbazwe cyane. Haleluya. 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 Iyo umutima urwaye, ntagira ngo mvuge ku mutima. Yobu yaravuze ngo nzarinda ngo nje mva mu isi, umutima wanjye utagize icyo ugira gute, icyo undega. Torero ry'Imana, ubu bwami n'ubwo kwera no gukiranuka, ubu bwami n'ubwo kwera no kugira gute. Wituma umugabo wawe ababyeyi nguze hano ufate mikoro uririmbe. Yasahimbazwe. Abaheburayo baravuze ngo dutwikuruwe nk'abambaye ubusa imbere y'izatubaza ibyo twagize gute. Uzasome 4 Manuka 14. Dutwikuruwe. Shobora gutwikirwa imbere ya Espoir, kamuvuge n'inshuti yanjye. Shobora gutwikirwa imbere ye, shobora gutwikirwa imbere ya kamera, ariko imbere y'isumba byose meze nk'uri muri douche wenyine. Namashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nawe haleluya. Haleluya. Ntabwo gutwara intwaro z'Imana no kurwana n'imyuka mibi. Umunsi umwe Yesu Kristo ngo yaragendaga mu gihugu cy'Abagadarena. Mwamahimbazwe. Ngo ahura n'umugabo ngo wari umaze iminsi mumva ngo yikebagura, ngo ntiyajyaga agira
ajya mu gihugu cy'Abagadareni, ngo aturutse hirya ngo aravuga ngo iwe ngo duhuriye he, ngo ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Yesu yari ataravuga ijambo na rimwe. Mama habwa icyubahiro. Mutware intwaro zose z'Imana mushobore kuzimya imyambi ya wa mubi. Intwaro z'Imana zizimya imyambi utanareba. Intwaro z'Imana zivunagura imyambi itarakugeraho. Intwaro z'Imana zirukana abadayimoni utaravuga ngo mu izina rya Yesu. Haravuga ngo duhuriye he kubera iki? Dayimoni yari yaramukuye mu bantu ngo abamumva. Ntabwo yari azi ko harazagira ahurira n'ubuntu bw'Imana. Yari azi ko azagira ahurira n'ikanisa. Yari azi ko azagira, ariko ngo Yesu ngo yambuke inyanja. Amubonye ngo aramumenya, ariko ngo abandi ngo baramuhambiraga ntibamuhoshe. Baramuhambiraga agira gute? Ntibamuhoshe. Ntabwo dayimoni aterwa ubwoba n'imirindi imbaraga Imana yampamagaye. Dayimoni aterwa ubwoba n'uwuriwe. N'uwuriwe muri wowe imbere. Nicyo gihindisha Satani ubwoba. Kandi ntabwo yaje gutuma musarara muririmba. Ntiyaje kubatera amavunane mwasirimbye. Yaje kubarasa mu mitima ngo mugendane ibikomere. Ntabwo yaje gukuramo amabuto ya santi. Niyo mpamvu azihinduranya buri gihe na melodi zigahindagurika. Ariko ubukristo, ikintu gitera ubwoba Satani, ikintu kizimya imyambi y'umubi. Amahabwa icyubahiro. N'amagambo Yobu yavuze mu bice 27. Yaravuze ngo nukuri nzarimfa nikuyeho kuba inyangamugayo. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Amahabwa icyubahiro. Icyo nicyo gihindisha Satani umushyitsi. Satani ahinzwe umushyitsi n'umugabo upfukamye imbere y'Imana amasaha 2, 3 avuga ngo mwami ngenzura umenye, ndondora umenye ibyo nkora byose, ndondora umpindura icyuma uhora unkoresha, uncure inkamba zimvemo. Nicyo gihindisha Satani umushyitsi. Indimi tuvuga tudafite n'umusobanuro Satani arabizi, arazibonaga agakomeza akavuga ngo nimuzamuke. Mama habwa icyubahiro. Haleluya. Mama tugire neza cyane. Niki gihindisha Satani umushyitsi? Zarinda mpfa, zasonza, zakena, zavugwa, ariko sinzikuraho kuba inyangamugayo. Mama habwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mutware intwaro zose z'Imana. Witeka himbazwe. Isakasake. Utwaye zingahe? Isakasake. Mwamahimbaza. Haleluya. Muzasome ijambo ry'Imana. Pawulo arimo ategeka Timoteyo gushyiraho abakuru b'itorero. Iyo babwiye ngo ushaka abagabo b'ubwenge b'inyangamugayo birinda ngo bayobora neza ingo zabo. Mwabayumbe mwe murabona ni bande bazadukurikira ko abantu bavuye mu kiyumbe bakajya mu kimotari, bakava mu kiyumbe bakajya gushofa agatwara tagisi. Kubera iki? Bene Sekawa, mwanga umwuka wa bene Sekawa. Ntabwo bishoboka. Ntabwo dushobora kugenda ngo tunywe inzoga tugaruke ngo kuko umugore atari bivuge, umwuka arimo arabivuga. Ku cyumweru narababwiye ngo Samweli yahuye na Sawuli, aramubwira ngo uko gutamatama numva hari urusaku mu itorero rutari urw'indirimbo. Mose amanutse umusozi ngo yumva urusaku mu ngando. Aroni yacuriye bande? Tuza mu materaniro no tukarira ukagira ngo twuzuye umwuka wera, kumva umwuka arimo aratongana. Hari igihe tuba turi hano ukumva waterura umuntu ukamujugunya hirya hari ukavuga uti se ko bitagishoboka ndakora iki? Ukabona turira ukavuga ngo twanezerewe. Hari urusaku mu iteraniro. Bakristo bene data turajya mu ijuru. Turajya mu ijuru, ntabwo ari aha tuzaherera. Tuzajya Australia ariko Imana izavuga. Tuzajya Canada umwami azagaruka.
Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Ndasenga ngo ubuntu bw'Imana bururuke. Kwihana ntabwo ari intege nke. Kwihana si ubukene. Kwihana ni ubukire. Kwihana ni ubutunzi. Guhindukira ni ugukomera. Mwuka w'Imana yambwiye ngo iyi nzigo iri hagati y'ijuru n'isi, Mose nicyo cyatumye atajya i Kanani. Satani yakomeje guprovoka Mose bigera ku rwego Imana ivuga ngo nkomeje Mose yazarimbuka. Iravuga ngo reba ariko ntuzagerayo. Yangaga iki? Yangaga ko amumwambura nk'uko yamwambuye. Soberano vaya. Reka mbabwire, nta muntu ukomeye niba Edeni itarigeze ibona umuntu uyisubiramo, Adamu asohotse utekereza iki? Edeni yabaye ikidaturwa torero ry'Imana. Edeni yabaye ikidaturwa. Adamu yarasohotse, kerubi ahagarara ku muryango, nta wundi muntu wagiyemo. Satani nicyo ashaka. Haleluya. Mwiregane ibiheko, nimwirege mu mitima. Ibiheko by'ibahagarika umutima nta mbaraga bifite. Mbaraga y'Imana yampamagaye. Satani afite ahanyuza, afite ibyuho anyuzamo akakurasa. Hari n'igihe turasisha bene data. Yasahimbazwe. Haleluya. 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 Bene data, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe kuzimya imyambi. Mutware gukiranuka nk'icyuma. Mu migani yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Kuko ari iby'ubugingo bigira gute? Ntabwo iby'ubugingo bikomoka mu murindi mu kirenge, ntabwo bikomoka muri mikoro. Ibyo ni ibifasha kugira ngo iby'ubugingo bigere kure, ariko iby'ubugingo bikomoka mu mutima muzima. Mwama tugire neza cyane. Haleluya. Haleluya. Naje kubabwira ngo muhagarare turwane. Hari inzigo. Twabuze abagabo bakomeye, twabuze abagore bakomeye. Oya, 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 oya. Oya, oya, oya. Se umwami wacu Yesu Kristo, ngirira ubuntu. Ngirira ubuntu, ngirira ubuntu. Icyamukemera kubana natwe, icyamukagendana natwe, icyamukaduhindura, icyamukatubabarira, icyamukatweza. Se umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Reka nsoze. Yesu ashimwe cyane. Kadusoreze mu Bakorinto. Babarire mu bayobozi wa gahunda, natinze gato ariko ndashoje. Abakorinto ba kabiri, hahandi navuze hari umurongo ushaka. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 6, Abakorinto ibice 10, Abakorinto ba kabiri, haravuga ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Nta wundi murimo w'Imana
ukomeye. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Nahoze soma igitabo cy'abami Dawidi, abami ba kabiri ngira ngo. Dawidi arimo araga umwana w'ingoma, aramubwira ngo ndagiye nk'uko abandi bose bagenda, ariko komera ugaragaze kuri umugabo. Akamubwira ngo Shimeyi cyangwa Adoniya, kavuga ngo ntuzatume ngo imvi zabo zigira gute, ziburuyenzi bakiriho, ngo inabi banjiriye uzagira gute. Ni ukuvuga ngo haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo yamusize ngo azahore inzigo cyangwa azamuhorere inabi bagize gute. Amen, haleluya. Icyatumye umwana w'Imana yerekana ni ukumaraho imirimo ya Satani, asiga itorero yagira ngo dufatanye guhora inzigo. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abakorinto aravuga ngo kumvira kwanyu nigusohora twiteguye guhora inzigo yose. Mwamahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo sinzongera kurya ku mbuto z'imisabibu, ntaricarana. Ni impungenge afite zo gutakaza umugeni yagize gute, Yakobo. Tugire neza cyane, twiteguye guhora. Amen. Kutumvira kose, ubwo kumvira kwanyu kuzagira gute. Yesu ashimwe cyane. Amen, haleluya, haleluya. Naje kubabwira ngo umuntu wese yisuzume, arebe intwaro yambaye muri uru rugendo. Intwaro si iyi mikoro mfite. Intwaro, haleluya, ni imbaraga y'ubwami bw'Imana iri mu mutima wawe. Yesu ahimbaza. Amen, amen. Intwaro ikomeye, haleluya, n'ucyo umurezi wawe akurega. Niyo ntwaro ikomeye Satani akurashisha. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Mwigisha, Yesu ahimbaza. Shobora kuva ahangaha nkabwira abo mu Rwanda ngo narabwirije ngo amasaha 3, ngo narabwirije ngo abagabo bararira, narabwirije abagore bampa ibitenge, mwami w'abamakanyegera. Ibyo ni bito cyane. Unezezwe nuko ruriya rugendo rwawe rwiyongereye nibura inota rimwe ku mpamvu zizakujyana mu bwami bw'Imana. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Banyimika ngira ngo ninjye muntu warize, barampamagaye numva naniwe guhagarara. Byatewe n'iki? Naravuze ngo Mana wanshatseho iki, ku buryo unkorera uyu mutwaro. Ndavuga ngo nzakumarira iki. Mwamahabwa icyubahiro. Ndasenga ndavuga ngo iki cyizere ungiriye umbabarire, sinzakubera imbwa. Nuko navuze mu mutima, ariya marira mubona nicyo kintu cyandizaga. Navuga ngo nazabera Imana gito, nazaba gito. Mwamahabwa icyubahiro. Amen, haleluya. Twiteguye guhora kutumvira kose. Amen, haleluya. Ubwo kumvira kwanyu Yesu ahimbaza. Ni ukuvuga ngo nta yindi ndirimbo ijuru rishobora kugira keretse kumvira k'ubwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha.